Amahoro kuri wowe ubashije kunyumva muri aya masaha. Numva nifuje ko tuganira ku ijambo rivuga ngo imbabazi z'Imana. Turasoma mu maganya ya Yeremiya ibice 3:22 haranditse ngo imbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudashiraho kuko ibambe rye ritabura. Imbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudashiraho kuko ibambe rye ritabura. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo ntihorana uburakari ahubwo imbabazi zayo zihora zunguka. Imbabazi z'Imana zitwunguka mu buryo bwinshi butandukanye. Twacumuye, twayirakaje, ntabwo itujugunya ahubwo ihora itugarura buri munsi. Niyo mpamvu muririmbyi yavuze ngo zihora zunguka, ko ntabwo yishimira gutakaza abantu bayo ahubwo ishima ko ibagarura. Ndavuga kuri imbabazi z'Imana ku tuntu tugera nka muri tubiri. Akantu ka mbere ndavuga imbabazi z'Imana zitubabarira kandi zikanaturinda. Imbabazi z'Imana ziturinda turyamye, burya no kuba umuntu aryama akabyuka nabyo ni imbabazi z'Imana. Muririmbyi yaravuze ngo iyo dusinziriye tumera nk'abapfuye, aravanga ariko mu gitondo tukireba twongera kuba bazima. Aravuga ngo ni imbabazi zayo dushime, ni gahunda y'Imana dushime. Imbabazi z'Imana rero ziturinda turi kurya buri ibiryo byagukora, inyama yahagama mu ijosi cyangwa n'umuceri ukayoba cyangwa n'ikirayi bikarangira, ariko Imana ifite ukuntu iturindisha imbabazi zayo tukarya tugasoza kurya amahoro. Ikindi, imbabazi z'Imana ziturindira abana bagiye ku mashuri, abana tutari kumwe nabo, abana basinziriye. Hari igihe wenda babona ibyo twebwe tutabona, bari gukina bakambakamba. Zirinda ababyeyi batwite. Imbabazi z'Imana zituma tubyara, yewe ibintu byose ni imbabazi z'Imana. Nk'uko mu maganya ya Yeremiya twabasomye havuga ko imbabazi z'Uwiteka arizo zituma tudashiraho kuko ibambe ry'Imana ritajya ribura. Hanyuma kandi kantu ka kabiri mvugaho ni imbabazi z'Imana zidutera kubabarira bagenzi bacu. Izi mbabazi iyo tumaze kuzakira natwe ubwacu turi abanyabyaha, icyo Imana ibitegereje ni uko gusa dupfukama tukayibwira tuti hano twakojeje, tubabarira. Yita kubabarira rwose. Icyo iba rero izi mbabazi twakirira, icyo twakirira izi mbabazi ni ukugira ngo ziduheshe no kubabarira bagenzi bacu. Ukabana n'umuntu mukaririmbana, mukabana mu nzu, ukavuga ati wana iki cyo ntago nzakikubabarira. Ariko mwene data, icyo Imana igushakaho ni ukubabarira abandi nk'uko nawe wahawe izo mbabazi ku buntu. Hari umumama wagiye gukora ubukwe, icyo gihe yari umukobwa. Murabona hari ukuntu nyine iyo umuntu agiye gukora mariage, umwana bamuhereza ibishyingiranwa, imiceri, ibishyimbo, imifuka y'ibirayi, ibitoki. Agiye gukora mariage, ibyo byose ababyeyi bari in charge yabyo, barabigura babihereza papa w'umwana wari wakoze ubukwe. Noneho umubyeyi aho kugira ngo abifate abijyane abishyikirize imodoka yagombaga kubigezaho umwana, aho umukobwa yari yakoreye ubukwe mu rugo rw'abageni, arabifata bijyana kuri botike ye. Ibiryo byose arabicuruza. Umwana ngo bagere mu rugo babura ikintu cyo kurya we n'umugabo we mu gitondo. Yibaza uko byagenze. Nyuma haje kubimenyera aramurakarira cyane, aravuga ati data umbyara aba ari unkorera ibintu nk'ibi. Aravuga ati papa se nzigera mubabarira. Noneho urumva bari abageni, baragenda bamara igihe, ukwezi kwa mbere gucaho, amezi abiri acaho, umukobwa abona ntago ari gusama. Amezi angaha arashirana, igihe kibaye cyinshi aravuga ati reka njye gusenga Imana, mbaza Imana impamvu yanze kumpa urubyaro kandi njyewe narayikoreye, yarampaye n'isezerano ryo kubyara. Igihe rero yari arimo arasenga, yapanze amasengesho y'iminsi 3 niba atari 2, arimo arasenga, Imana iramubwira ati, umwuka aramubwira ati nutababarira papa wawe uzarinda upfa utabyaye. Hanyuma ashyira ku munzani, abona umwana arahenze kuruta gutanga imbabazi zo kubabarira umubyeyi. Arangije ahitamo kubabarira papa we. Ubu ngubu ni umumama ubyaye 5. Ariko iyo atababarira, umwuka yari yabaye specific, aramubwira ati njyewe ntago uzigera ubyara. Rero ni byiza ko tugira imbabazi, twakira imbabazi zivuye ku Mana, ariko tukazigira bagenzi bacu. Ngo umuntu wari umwizeye arakuvuga, nta muntu batavuga n'Imana barayivuze, n'abantu birirwa bayitutomangira, ntago rero ari wowe bazatinya. Mwene data, wakira imbabazi z'Imana uzisabye, ariko izo mbabazi ziguheshe no kubabarira abandi. Imana iduhane umugisha.